n'abavandimwe banjye. Abavandimwe bawe ni bangahe Ange? Ni benshi ntabwo nababara. None se ni benshi nawe uri umuvandimwe nuriya ni umuvandimwe gusa urumva nababara. tugikorane nawe unyobore mwami Yesu nyiringabo Imana nudutabare rero mwese na papa wanjye mwami ndagushimiye yuko yaherejwe ndagushimiye mwami data rwese indwara zose bamuteza n'umwita mwami Yesu mu izina rya Yesu Kristo ibitavuga Imana byamaganye ku buzima bwiwe. Abana gusenga no kuyoboka Imana ni Imana nyine uyibabonekera kubera Imana ni umubyeyi kandi ikaba na papa. Yego. None se urumva dufashe mama tugafata na Yesu ufite imbaraga ufite ubushobozi uwigisha abana ninde? Ni mama. Ni mama. Mama burasanje akunda kurwana mama sanje akunda gutukana ariko mama iyo umutukiye abantu hey yakwita izina ryawe imbaga zose batwikire umatwikire utavuga Imana mu izina rya Yesu Kristo mu nzira zose batambuka ujye wagenda imbere bakugenda inyuma. Oya ngaho gabanya kwirukanka sutarwari serere. None se oya ngaho se ndashaka kuririmba kakaririmba. Oya nawe se ukaririmbye neza ngenda shaka kugufasha ako ngako birabyongeye kintu nyine zigusiriye none se nge ko nge sinshaka kumenyekana nshaka ko ari wewe wenyine umenyekana. Urabona nsekeje nutamenyekana se wera wabonye ubundi umuntu uvukana n'undi umuntu uvukana n'undi muntu uwo muntu wiwe ntibamumenye ariko undi muntu undi bakamumenya baravuze ati ngo weho si twakumenya ariko mushiki we twaramumenye we ntabwo tuzi aho waturutse rero. Ange none se tugiye gusenga ariko rero urabanza uririmbeho gatoya akaririmbo kahe uri buririmbe. Umwami mwiza Yesu ni umwami mwiza ni umwami mwiza ni umwami mwiza uwo ni umwami mwiza Yesu ni umwami mwiza abaje amusanga ngabure kubatabara anaje amutabaza ngo yange kumutabara muri twebwe twese nta n'umwe yanze kubabarira. Mureke mvuge imbaraga z'uyu mwami wanjye mvuge no gukomera k'uyu mukunzi wanjye ese mvuge ko yarwanye na Gideyoni akanesha Abamidiyani ngo yatewe imisumari yo mu biganza yaterwa n'imisumari yo mu birenge yambitse ikamba rya mahwa mu mutwe abantu benshi bavugaga yuko ngo yakubiswe n'Imana iramuvuma abasore n'abakobwa baramwihakana ngo yakubiswe n'Imana iramuvuma ariko siko byari ahubwo yasize ibyaha byacu ariya maraso ya Yesu aranangaza ariya maraso ya Yesu
aranangaza ariya maraso ya Yesu niyo yaduhuje ariya maraso ya Yesu yatumye tumenyana abari babiri yabahinduye umwe urumva ko ariya maraso afite umumaro kubw'ibyo njye ntacyo nashinze umwami wanjye kubw'ibyo ntacyo nashinze umwami wanjye kubw'ibyo ntacyo nashinze umwami wanjye ni nacyo nkushinja Yesu warambabariye nacyo nkushinja data warambabariye nacyo nkushinja Yesu wanyijije ibyaha nacyo nkushinja data wampaye agakiza niyo ntageragezwa ntago nakuvaho niyo wanyanga cyane ntago nakuvaho niyo nageragezwa ni ntago nakwishujutira kuko ubuzi impamvu tumye ibyo bimbaho kandi natigitagira cyakugirira n'iherezo nacyo nkushinja data warambabariye nacyo nkushinja Yesu warambabariye nacyo nkushinja Yesu warambabariye Ange mwese kuzi kuririmba ninde wabikwigishije Impano ni Imana bikwigishije nta muntu wakwigishije kuririmba indese nawe awaze ninde se wafata akanya ko kunyigisha kuririmba neza abantu bazi kuririmba nibafata akanya bakakwigisha yego nanjye ndabishoboye uti yego Ange rero tuguhaye ikaze witwa Ange abantu badukurikiye reba hariya muri kamera ubabwira amazina yawe ubabwira ahantu utuye niba wiga mbese bibwire muri rusange nitwa Ange Shima ndabasuhuza abadukurikiye bose yego ndasuhuza n'abavandimwe banjye abavandimwe bawe ni bangahe Ange ni benshi ntabwo nababara nese ni benshi nawe uri umuvandimwe nura ni umuvandimwe gusa urumva nababara abantu bose ni abavandimwe ngabanuye hari ako pakorode ushaka wese kundeba azaza ndebe azagende nazabona umuntu usudira bita papa korode azamubaze kwa Ange amubaze kwa Ange Ange ni iki bakuziho banzi yuko nzi gusenga kandi isi yose iranze umuntu utanze amenye umuntu utakuzi kandi afite ibibazo amenye bakumenyeho iki noneho urumva hari abantu badukurikiye bakubonye bwa mbere ngababwira ikintu bakumenyeho mumenye yuko nubaha Imana yacu mumenye yuko nubaha Impano nubaha Kristo mumenye n'abatanzi bamenye akakanya bakumenya akakanya ngaho rero abavandimwe bawe bavuze ko ndi umuvandimwe wawe n'abandi ari abavandimwe n'abandi muvukana banza udusengere ubundi tuganire Mana data twese mashura byose mpanzi samani komeye rumwe n'umugezi usogese gace bwira mutanzi data twese nyiringabo Imana muri amasaha ya mu gitondo mwami Yesu twagushimiye ko twabyise tumeze neza tugushimiye ko twabyise dutekanye nta n'umwarwaye mwami Yesu nyiringabo Imana nuhabwe icyubahiro kuko waturinze ntacyo twagushinze mwami Yesu ntacyo utakoze mwami nyiringabo Imana data twese mweretse nyiringabo Imana imfubyi n'abapfakazi mwese abakene n'abaremerewe mwese bari mu nzu y'imbohe mwese badukurikiye bose mwami Yesu mwese abavandimwe banjye mwami mwese inshuti n'abavandimwe ndaho kwese mbashize mu biganza byawe ubatabare warwaniye mwami Yesu abadukurikiye bose batabare mu izina rya Yesu Kristo nutakuza kumenye mu izina ryawe nutagukorera mu izina ryawe Yesu Kristo nawe ari nyari kuvuga ahubwo bari bari kuvuga mwami Yesu ngo turakwinginze nuturengere rero udutabare uturinde tuvuga Imana uturinde wese gisa nawe utinde mu izina ryawe ndebukana imbaraga Satani ndebukana inyoka y'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo mwese utangisa na turamwamaganye turabutesha agaciro mu izina ryawe ngo nuturenge Yesu Kristo nuturinde mwami Yesu
perezida n'umwitaho umwami Yesu mu izina ryawe Yesu Kristo ibitavuga Imana byamaganye ku buzima bwiwe mu izina ryawe Yesu Kristo mwese na perezida ari imbere y'amaso yawe n'umutabare Yesu n'umurinde mwami Yesu atuyobore neza mu izina ryawe ndamugose musize mu biganza byawe n'umutabare mwami n'umurinde mwami ibimushaka ubishake ibimuhiga ubihige mu izina ryawe ibimugenza ubigenze mu izina rya Yesu Kristo ngo n'umutabare umurwanirire umurinde utavuga Imana umurinde wese gisa nawe umurinde Imana mu izina ryawe urakoze mu Yesu Kristo amen 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 Ange mbese kuzi gusenga cyane ninde wabikwigishije ni Imana Imana yabikwigishije nari ngamye mu buriri kagize kabinyigisha hazaga abantu babiri umwe ambwira ati nzakurwanya undi ambwira ati mwana wanjye nzaguhindurira ibidahinduka noneho bakajya baza bandwaniramo nkajya mvuga numvire ndekiri numvire noneho ndangije haza amajwi atatu amwe ambwira ati mwana wanjye nzaguhindurira ibidahinduka n'irindi rikajya mwana wanjye nzaguhindurira ibidahinduka irindi ngo nzakurwanya kandi nzabatsinda none se Ange ayo majwi atatu wumvaga ari ayiki wayatandukanyije ute njye narayatandukanye nkavuga iri ni iry'Imana undi n'irindi ry'Imana irindi sinarinzi ryari ariko irindi narindizi kuko yari Impano irindi noneho rikaba rihagaze ngo rimeze nk'ikanga ngero ugere turebe waribonaga hehe ijwi se rye kubikuta nari ndyamye nkajya mbona ibicucucucu ku bikuta bitatu ukabona igicucu kimwe kimeze gite kimwe kimeze ngo ikindi kimeze ngo ikindi kimeze ngo ikindi nacyo icyambwiraga ngo nzakurwanya icyo ariko cyarikije aha icyo ngicyo cyari gihagaze gutyo se nk'ikije urumva ari cyane njye noneho numvaga ari Satani ninde se wabikubwiye gutandukanya Imana na Satani wese hari ubifite mu maraso ariko atabizi hari uwabivukanye mu maraso atabizi yuko abifite ubwo se ko hari umukobwa utarazi gutwara imodoka arayitwara akajya guhanga abantu akabirebera mu ndorerwamo ibi ntabwo ari njyewe akongera agatwara uriya ni njyewe sibwo biri mu maraso yiwe ariko atabizi sibwo se yese amenya gutwara imodoka Ange noneho rero ugiye kutuganiriza ufite mama ufite papa ufite abantu muvukana n'abantu mubana bambwira muvukana muri bangahe gutyo tuvugana turi 12 uri wa kangahe ngende uwa kane uri wa kane mu bana batatu none se Ange uri umuvugabutumwa cyangwa umuvugabutumwa wabikuye hehe ni impano ufite barabikwigishije wabikuye kuri nde abikuye ku Mana yacu cyangwa wabikuye ku babyeyi ababyeyi se ubwo se umubyeyi yakicara akigisha umwana gusa akicara akava mu byara arimo akagira gute akagiye kwigisha umwana gusenga none se sibyo ubwo se byabaye kwa wase mama yaricaraga akabikwigisha njye mama yarabinyigishije abantu barabeshya koko nawe ko kurambeshye ndi umwana none ndakubeshye urambeshye kuko ndi kubibona mu maso njyewe banyigishije gusenga ndi kubibona mu maso amaso yahise atukura kubera iki kwembesha none se wowe gusenga bikuye he nakwiye kumpa mama wawe arasenga asenga rimwe na rimwe ni umukristo ariko ni umukristo papa wawe se papa nawe arasenga nawe ni umukristo ako ntabwo ndamubona ari gusenga
none se mama wawe si we wakubwiye ati jya usenga mwana wanjye akakwigisha no kumenya Imana? Nese mama niwe wansangaga mu buriri ari ku gikuta. None se ku gikuta ninde wagusanga? Nge nabonaga abantu babiri. Binza umwe yari ameze gutya yari igikara. Undi ameze cyo ari inzo. Undi ameze cyo ari inzo. Nese ari igikara n'inzo. Ikiza n'iki? Simbizi. Ikiza n'inzo. Ni igikara. Ubwo se wakuriye hehe kuko ni mutabizi? None se ubwo nge ko ndi igikara ubwo ndi igikara. Abantu bose ni beza kuko nta muntu mwiza uri ku isi. Urumva? Nta muntu mwiza uri ku isi. Wambwiye ngo hagati y'umuntu w'inzobe n'igikara umwiza ninde? Ndakubwira ngo ni igikara. Warambwira ngo ubwo nakuriye. Ni inzobe. Kubera iki? Kuko uri inzobe. Nese abantu bose umuntu wese uvuze ngo umwiza n'inzobe nuko bari inzobe. Uzanyemo akantu ko kwiyemera. Ko kwikunda kuko uri inzobe. Akantu uzanyemo nako kwiyemera. Nkubwire se. Bazi inzobe igikara niyo nzobe. Oya ntabwo ari yo nzobe. Umuntu ufite umubiri w'igikara niwe uba mwiza kurusha. None se neze ko wisubiraho wambwiye ko inzobe ari yo nziza. None urandebye uravuga utuye umuhungu reka mubeshye kugira ngo yishime. None se Ange mu by'ukuri kuki urimo kumbwira ngo ntabwo ababyeyi ari bo bigisha abana gusenga no kuyoboka Imana? Ni Imana nyine ubibabonekera kubera Imana ni umubyeyi kandi ikaba na papa. Yego. None se urumva dufashe mama tugafata na Yesu. Ufite imbaraga, ufite ubushobozi, uwigisha abana ninde? Ni mama. Ni mama. Neze si mama nyine? Ni Imana. Imana niyo none se ninde watumye mama dukura mu nda tubyara? Ni ububasha bw'Imana. None se nyine. None se ni ububasha bw'Imana. Mama se inda se yaba yarayikuyemo. Ariko Imana yaritamuruye n'Imana. Iriyerekana. Haleluya. Iriyerekana uwo mwana mukuremo. Mubyare aramubyara. None se we inda yawe bigeze bashaka kuyikuramo? Ngese ko ndi umwana. Ngewe ndi umwana sindateganya kubyara. Icyambere sindateganya kubyara. Icya kabiri sindakura. Ufite imyaka ingahe? 8. Icya gatatu komeza. Icya gatatu sindashaka. Icya kane sindakora ubukwe. Icya gatanu sindabyara. Ese urumva ndi umwana? Oya uri umwana. Ndi umwana nyine. Ese ko manuzanyemo akantu ko kuraka? Ese ndarakaye? Bigenze bite? Ngewe ndakara. Numvishe w'imyoza. Mu bintu by'Imana? Mu bintu by'Imana ntibarakara. Nibarakara bahora mu byishimo. Reka mwijuru. Uko hano twisi dufite akababaro. Ako mwijuru tuzagira akababaro. Ase Ange we hari akababaro ufite? Kikize. Papa se yabaye? Ararwaye. Ubwo ko niko akababaro ufite? None. Arwaye iki? Nese ndabizi. Nese papa amaze igihe kingana iki arwaye? Ngamaze umwaka. Nuko umusengera rero. Niyo hangayikiye. Ariko mwira ari papa wanjye kuba ari umubyeyi yarandeze. Namuhangayikira ko n'ababyeyi banjye. Nose ko naje mu rugo papa simubona? Base turabana. Yagenze bite? Yaragiye. Aza kudusura. Yaragiye ikigongo. None se mama wawe ntago umuhangayikiye?
mama niwe mpangayikishije maze kurusha papa. kubera iki Kubera ari we turi kumwe mbona, kubera ari we untera, azajya ubusa nanjye mburya. Mwese ubusa burya gute? Ayo magambo ko akomeye wayabwiwe ni iki? Azaburye nanjye mburya. Ako karagwira da. Amoko aragwira. Se Ange, kusetsa cyane. Rero, si bambwiye ko umuvuga ubutumwa? Hari abantu badukurikiye. Ugiye kubabwiriza, ngiye kuguha mikoro, wifatire. Ubabwiriza ijambo ry'Imana ku myaka yawe. Abantu badakijijwe bakizwe, abantu barwaye indwara bakire, abantu badafite kwizera bizere. Nturi bubishobore? Ndabishobora. Okay, ngiye kuguha mikoro. Ubabwirize koko abantu badukurikiye. Ubabwire nk'umuntu bareba ari kureba ko muri kamera kwana. Akira mikoro. Ngiye kubabwiriza ngiye ntunyiteho, barebana nabo. Banzo basuhuza babwiriza babaza ubundi ukuntu bameze. Mwaramutse. Mumeze neza. Ngewe ndashaka kubabwira ubutumwa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha nibwo kujijuka. Mureke abana bato baze bansanga. Niwumva umuntu ukomanze mu mutima wawe uzahita ukingura kuko niyinjiramo niyicaremo ntuzaba ufite kwizera, ariko niyinjiramo akicaramo uzaba ufite kwizera. Rero ni ugukurikira Imana mukayubaha n'umubyeyi wacu. Ni umubyeyi wacu akaba papa wacu, niwe ushoboye byose kurusha ababyeyi bacu n'inshuti yacu. Rero byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Yesu yari atwitangiye, twari gupfa ntitwari tukiriho, ariko Yesu yavuze ngo twizere Imana aratwitangira, ngo reka nitangire abana banjye. Aratwitangira, aradupfira, aratwitangira. Mu minsi itarenze 3 yarazutse. Murumva yuko Yesu afite imbaraga zidasanzwe. Ni ukumwubaha rero mukamukurikira, ubundi mukamukurikira mukamwubaha akahari igihe hari ikintu yabamarira akabahindurira ikidahinduka. Imana yaradufashije, Imana iraturinda. Dore mu kwa 9 ngiye kuzazira mu ishuri, kandi ntabwo nari umuntu we warabiteganye. Naragendaga gusa bakambaza ngo ndiga, nkavuga hoya bakanyihorera. None ubu ngubu ndi kugenda bakambwira ngo ndiga, navuga hoya mu kwa 9 uzatangira, mu kwa 9 uzatangira. Ubwo urumva Imana idashoboye byose, urumva Imana idakomeye. Rero ni ugukurikira Imana mukayubaha, mukamenya yuko ari umubyeyi wacu, mukamenya yuko ishoboye byose bugacya bukira. Hari igihe abandi bavuga ngo uri guteka imitwe, babandi bavuga ngo ntacyo ushoboye, ngo uri kubabeshya, ngo ujya ngo bajye amafaranga. Jya ubihorera kandi mwirinde kurwana, mwirinde korona virusi kuko ibafashe ni ukubica. Rero ni ugukurikira Imana mukayizera, ibyo babwiye mugategereza. Nta kintu Imana igivuga ngo gihere, kirasohora. Rero ni ukugira, ni ukuyumvira neza mukayubaha mukayishimira ibyo yabakoreye. Izabatega ibyo yababwiye, mujye mubyubahiriza, izabikora, ntizatinda izabikora. Wabonye se umuntu uza na Yesu? Mumbwire. Umuririmbyi mwiza aravuga ati nta wundi wasa na Yesu, ndashaka
ninde wasa na Yesu? Ninde? Ubwo rero nta muntu wasa na Yesu ku isi nawe. Niyo yaba ahetse mashinigani, niyo yaba agize uti, ntabwo nta muntu wasa na Yesu. Rero ni ukubaha Imana, mukayubaha neza, mukayishimira ibyo yabakoreye. Ubwo se kuba mukiriho ni ukubera mwebwe cyangwa ni ukubera Imana? Ni ukubera Imana. Ni ukubera Imana, kuko Imana ishoboye byose. Imana irashoboye. Imana niyo yatumye tubaho tugakura. Reba ubu ngubu turatarakuze, tuba tutakiriho, ariko kubera Imana yabishatse turacyariho. Rero ni ukumvira Imana, mukayishimira, mukayizera, ibyo babwiye byose ntabwo bizatinda, bizasohora. Amen. Ijambo ry'Imana avuga ngo Yobu ibice umurongo wa 20 ibice 20, ngibwira umuntu iti kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha nibwo kujijuka. Ubwo se Imana bafashe Daniel bashongesha intare, kuko intare zirashonje. Daniel yakoreraga Imana. Daniel ntibemeraga ibyo akora, ahubwo bashatse ko intare zimujya. Ariko Imana yaho yabumbye umunwa, intare ziramutinya. Kubera iki se intare zatinya umuntu kandi zishonze cyane? Zishonje ni ukubera Imana. Rero ni ugufasha Imana, ni ugushimira Imana, kuko yaraturinze. Imana yarengeye Aburahamu na Sara, Imana yarengeye Paul na Sira mu nzu y'imbohe, barasenze irabumva, iminyurire iradohoka, inzugi zirafunguka. Rero ni ugushimira Imana igihe yabakoreye byose, mukayubaha, nimujye kure. Ubwo se Imana ije utabizi, utazi umunsi, igasanga uri gutukana, uri kutongana, uri kugira gute, wasinziriye, ubwo yakinjira ikavuza ihoni 1 2 3 itayigendera. Imana ije kukurengera, wenda igasanga nta n'amazi ufite, ubwo yatayisubirirayo. Ni ukurara ukanuye kugeza igihe Imana yaza igasanga urakanuye, ugafungura umutima wawe ikinjiramo, kuko niyinjiramo ikigendera ntuzaba ufite kwizera. Ariko niyinjiramo ikicara, uzaba ufite kwizera. Ange, none se abantu maze kwigisha ijambo ry'Imana, niki ubifuzaho? Urifuza ko ribamarira iki? Niki utekereza nyine ryagakoze? Kango fatire nta kibazo. Noneho wisanze ndumva babikurikira, bakabikurikira, bakubaha kubyo nababwiye, kuko ndi umwana babo ni bakuru. Ako subuzi neza ko nta bandi bana bagukurikiye? Ndabizi. Noneho abandi bana bagukurikiye, rero igihe ikintu babwira. Nababwira kudukurikira, bagakurikira amabwiriza yanjye, bakayigira, bakiga nabo bakazaza basenga, bakavuga ubutumwa nuko nanjye mbivuga. Rega si ukwiyemera, mba ndi kwigisha abashuti banjye, mwigisha abavandimwe banjye, mwigisha inshuti n'abavandimwe, abo bose bankurikiye, bose basabiye umugisha ku Mana utagabanyutse. None se tuganira, wambwiye ngo hari ikintu ushaka kuzakorera mama wawe. Ni iki ushaka kuzamukorera? Ni iki ushaka kuzamugurira? Ni iki kintu wumva mama wawe wamufasha? Imodoka ya dekapu. Dekapu harya ni imodoka imeze irangaye hejuru ya kurya imvura yagwa ikifunga, kandi nkamwubakira irataje iri hariya, aho iriya ni ntoya, namwubakira inini mbere yo kubanza nkifasha, ubu nkabanza nkamufasha, nabona yishimye, nabona nyine nabona ari umubyeyi nk'abandi, nkabona nanjye kwiyitaho. None se ubu si umubyeyi nk'abandi?
ni umubyeyi nk'abandi ariko abantu benshi batubwira ngo turi inkwavu ngo muri inkwavu nimba turi inkwavu noneho n'umugabo wabitubwiye urumva wabitubwiye ni umugabo wabitubwiye utarabyaye n'umwana arira n'uwiwe ntago ari uwiwe nta n'urukwavu n'umwe afite nta n'agace k'urukwavu ariko atwita inkwavu ngo kubera iki sabita inkwavu ngo ni abana b'umugore abantu benshi bahora bavuga ngo abana bawe ni imbobo abana bawe ntibafite umuco mama akabihorera mama buriya asajya akunda kurwana mama asajya akunda gutukana ariko mama iyo umutukiye abantu yakwica none se kuki babita abana b'umugore kandi wambwiye ko mufite papa nuko nyine abantu nta muntu uzi papa nta muntu uzi papa muri iriya karitsiye nta muntu wamenye papa wanjye none se mbwira ikintu wari ugiye kumbwira mama ni uwiwe mama ni umugabo wiwe kandi akaba n'umugore wiwe ako kantu niko ntasobanukiwe ngo ni biki mama ni umugabo wiwe wande umugabo nako ni umugabo mu rugo akaba n'umugore mu rugo mu rugo rwe nawe umwishyurira inzu arayishyura imana yonyine niyo imwishyurira inzu ikamufasha akayishyura numva imana ikora ibitangaza imana irakomeye imana ifite imbaraga zidasanzwe nta n'umuntu wagira imbaraga n'iz'imana nta n'uwasa na yesu n'uyu n'umwe wapi hari akaririmbo kavuga ngo nta wundi wasa kandi nta wundi wasa na yesu nta wundi wasa nawe nta wundi wasa na yesu nta wundi wasa nawe se wakomyemo n'amashyi tukose nazengurutse hose hose narebarebye hose hose nta wundi wasa nawe nta wundi wasa na yesu nta wundi wasa nawe nta wundi wasa na yesu nta wundi wasa nawe nashakashatse hose hose nazengurutse hose hose narebarebye hose hose nirukanseho hose hose nta wundi wasa nawe nta wundi wasa na yesu nta wundi wasa nawe nta wundi wasa na yesu wacu nta wundi wasa nawe none se ufite n'impano rero yo kuririmba uba wumva utaba umuhanzi oya njye mba numva n'abapasiteri kandi umugabo nashaka akaba papa pasiteri nka mama pasiteri ukajya ufata bibiliya ukagenda umeze neza none se kandi ngashinga n'urusengero ariko mbere yo kurushinga narafashije mama ariko ikintu cyihutirwa cy'ibanze ni ugufasha mama ni ugufasha mama nkitaho nyuma ariko ibindi byarakemutse ese wakomeje kuvuga ngo urasengera papa wawe urangije uvuga ngo urashaka gufasha mama wawe mbere na mbere hari papa na mama ukundana bose n'abakunda oya ariko se bose kuko bose ni ababyeyi banjye bambyaye kandi nta muntu n'umwe utaratumye nkura na papa nubwo tutabana ariko yaramfashije yafashije mama akazazamo amata yafashije mama kundera ariko na bose ndabakunda nta n'umwe nanga igihugu tubamo ngiye kukubaza utubazo nuko umuntu nabonye uzi ubwenge uratunsubiza igihugu tubamo urakizi igihugu tubamo n'ubu turimo kuganiriramo urakizi ni iki ni Kigali neza Kigali ni igihugu mu Rwanda mu Rwanda perezida w'u Rwanda uramuzi
yitwa ndamazina yose yitwa Paul Kagame. umuziho iki none? Ni umubyeyi mwiza, akunda abana kandi ni umubyeyi mwiza, niwe uturwanirira, niwe uturinda, niwe utuyobora. Mbese ibyo bintu muvuzeho ko nabivuze no ku Mana urabihuza ute? bavuze ko Imana ari uturinda ikaturwanirira intambara, uvuze ko perezida ari uturinda akanaturwanirira. nyine Imana se yatoranyije se perezida nuze Kennedy amajije gupfa. umwe wari Kagame mbere. Uwo ni uwuhe ko ntamuzi? Ni uwundi nyine. Ninde wamukubwiye? Undi bitaga Kennedy. Yayoboraga u Rwanda se nawe? amajije gupfa Kagame bahita Imana itimutoranya ahita atuyobora. Ni umubyeyi mwiza ariko ndamuvuga ariko ni umusirimu, yambara rinete, ahora muri rinete, ariko icyama umuntu umunyereka tukavugana namushima Imana, namushamira Imana umugisha kuko perezida simuzi, muvuga namuzi ariko ni umuvandimwe, ariko arashoboye, ni uturwanirira. Umubonye se wamubwira nk'ubu ukamubona aturutse hariya? Nakishima twavuga nkamubwira ukuntu ari umubyeyi mwiza, nkamubwira ukuntu aturinda, nkamubwira ukuntu ari umubyeyi mwiza, ashoboye, aturinda igihugu cyacu, ayobora igihugu cyacu. Okay, rero turimo turagana ku musozo w'ikiganiro twagiranye. Abantu badukurikiye urababwira iki? Ndabasabiye umugisha ku Mana kandi utagabanyutse n'iki gice na kimwe, utagabanyutse, kandi ndabasabira ibyo bashaka byose ku Mana, Imana nifashe ibibahereza. Yego. Tugiye rero gusoza dusengera abantu badukurikiye. Kwanza ugiye kubanza sundi ntibambwiye ngo uri umuhanuzi. Nabikubwiye. None se ubu nta kintu Imana irimo kukwereka ku gihugu? Ntabwo uri mujya mu mwuka? Ntacyo. Nta kijuru urimo kuvuga? Ntabeshye, ntacyo. Utatubeshye? Nta mpamvu yo kubeshya? Kuko mbabeshye ntacyo nakunguka. None se hari nk'abantu wigeze Imana igutumaho ubuhanuzi ukabubaha bukaba bwarasohoye? Naragiye, hari umuntu abantu benshi nyine barabimuhanurira, abantu benshi baramurotera, naramuroteye ngo yakoze ubukwe, none hashize iminsi mikeya akora ubukwe, kandi abona umugabo w'umukire mwiza, aramubona aza kunshimira. Yaguhaye iki? Ntacyo. Yarakubwiye ngo urakoze gusa? Wanambwiye ngo hari umudamu ngo wigeze kuhanurira ngo ko azabyara neza, kandi ubundi bari basanzwe ngo byara bamubazi, ngo biza kugenda neza. Byagenze bite? Yabyaye neza, ntiyabyaye bamubaze, nta n'ikintu yabaye, gusa yabyaye neza. Namubwiye ngo ugiye kubyara umwana w'umukobwa, niyo yabyaye, yari anatwite, bamwitaga Mugeni. Tugiye gusoza rero udusengera. Ugiye gusengera abantu bose barwaye, usengera abantu bose bababaye, usengera abantu bose bafite imitima iremerewe, nurangiza usengera igihugu, sibyo? Hanyuma tugane ku musozo. Mana data twese mashura byose manzi soma rikomeye, umwana umurengezi ushagise cyabwira umutanzi data twese. Nyiringa Imana turimbe amasemwa Yesu tugushimira. Nyiringa Imana nuturengere udutabare, tindi tavuga Imana turimwe se gisa nawe kidemo mu izina ryawe Yesu Kristo, ngo nuturwanire mwami Yesu, turimbe amasemwa. Nyiringa Imana nuturwanire uturindi tavuga Imana, uturimwe se gisa nawe kidemo mu izina ryawe Yesu Kristo. Nyiringa Imana twatse igihugu, twatse abarwayi, twese nyiringa Imana abatishimye mwami Yesu nabo bishimye. Nyiringa Imana twese bafite agahinda, twese bafite imitima ikomereye mu izina ryawe, nubatabara warwane mwami Yesu, twese nabo
perezida mwami Yesu twese n'igihugu nyiringabo Imana perezida ayobora nyiringabo Imana twese isi yose mwami Yesu twese baba muri isi yose ubatabara barwanirire ubarinde utavuga Imana ubarinde se gisa nawe ubarinde Imana mu izina ryawe Yesu Kristo ngo nuturwanire utinde utavuga Imana ubarinde se gisa nawe ubarinde Imana mu izina ryawe Yesu Kristo nyiringabo Imana ngo nuturwanirire uturinde utavuga Imana twese isi yose twese badukurikiye nubatabara ni mwami ubarwanire mwami ubarinde utavuga Imana ubarinde wese gisa nawe ubarinde Imana mu izina ryawe nyiringabo Imana ngo arakosakama mu izina ryawe Yesu Kristo amen ngo sezera ku bari badukurikiye abari badukurikiye bose ndabasezera kandi bagira umugisha ku Mana utagabanyutse amen urumwana wengeze ushagese ucyabwira umutanzi data kwese nyiringabo Imana data kwese bari imbere y'amaso nyiringabo Imana ubatabare barwaniye nyiringabo Imana nubatabare mwami Yesu icyo bagushakaho nyiringabo Imana bakibone mu izina ryawe Yesu Kristo ntabwo ujya uvuga ikintu ngo gihere ntabwo nta myaka irenga utaragisohoza mwami Yesu nyiringabo Imana ngo nubarwanirire ubarinde utavuga Imana ubone wese gisa nawe ubarinde mu izina ryawe Yesu Kristo nyiringabo Imana bari imbere y'amaso nyiringabo Imana ubatabare barwanirire ubarinde utavuga Imana ubone wese gisa nawe nubatabare mwami Yesu uko bari imbere y'amaso bawushimira mwami uba wabarinze nyiringabo Imana ntabwo baba bakiriho mwami ariko kubera imbabazi zawe n'impuhwe zawe uba wabatabaye mwami ntacyo tuba twatanze ariko imbabazi zawe n'impuhwe zawe nyiringabo Imana uba waturinze uba watwisaho mwami Yesu ntacyo uba utakoze mwami Yesu nubatabare rero ubarwanirire ubarinde utavuga Imana ubarinde wese gisa nawe ubarinde Imana mu izina imitego yose Satani atega ugitegura mwami Yesu mwami Yesu natwe rwose dore turi abana b'abantu ntacyo twashobora mwami ariko wowe data nyiringabo Imana ushoboye byose nta cyakunanira mwami nyiringabo Imana urashoboye byose bugacya bukira mwami Yesu nyiringabo Imana data rwose nyiringabo turi abana b'abantu nudutaba turwanirire nuduha imbaraga natwe nyiringabo Imana abana batagukora bagukorere mu izina ryawe Yesu Kristo ibitavuga Imana byamaganye ku buzima bwabo mu izina ryawe Yesu Kristo nyiringabo Imana ngo barwanirire uyu mwese Satani uri kumushaka uyu mwese Satani uri gushaka uyu nguyu nyiringabo Imana numutabare umurwanirire ibyo amushaka byose numurwanire mwami Yesu numurinde utavuga Imana numurinde wese gisa nawe numurinde Imana mu izina ryawe ndirukana ibitavuga Imana abazi bose ndabamaganye ibyo ateganya byose kuri aba basore nyiringabo Imana barwanirire ubarinde utavuga Imana ibyorezo byose bateganya ntibizasohore mwami data twese ngo barwanirire nyiringabo Imana warinde utavuga Imana nubarinde wese gisa nawe nubarinde dayimo mu izina ryawe urakoze akama Yesu Kristo amen amen imirindi y'umwami wenda yumva muruka umakubirindiro ugume ku gicaniro imirindi y'umwami wenda yumva muruka hirya y'ibibazo ndahota y'umudugudu mwiza hirya y'ibibazo na ruriya ruzi ndabona y'umudugudu mwiza ndabona y'umudugudu mwiza ndabona y'umudugudu mwiza ndabona y'umudugudu mwiza hirya y'ibibazo na ruriya ruzi ndabona y'umudugudu mwiza ndabona y'umudugudu mwiza ndabona y'umudugudu mwiza ndabona y'umudugudu mwiza
amavi yose agapfukamira Imana agapfukamira Imana agapfukamira Imana amavi yose agapfukamira Imana agapfukamira Imana agapfukamira Imana. none se uyu muhungu uramubona Ngwiki. Biva mu bakobwa gute? ikindi Uri kumwe n'abakobwa ikindi Yavuze se ko yambonye ndi kumwe. Uramurebye usanga yirirwa mu bakobwa. Yavuze yarambonye. ikindi nakubonye he Nyabisinda. aya reka ibyo Nese abanyabisinde uko kwari uri mu bakobwa. ibyo uri kuvuga ni biki ikindi ikindi turi mu nzimbo hitawe abagukeneye wese bataka bari mu nzimbo mwami Yesu batabare warwanire wahinduye badahinduka mwami Yesu ninga Impano data kwisi ngo turimbe mose ninga Impano wese no musari ninga Imana numutabara mu rwanire mitavuga Imana mwinwe se gisarame dabone mu izina ryawe Yesu Kristo ndirukana karande ku buzima bwe mu izina ryawe Yesu Kristo ndirukana bakonekone ku buzima bwe mwami Yesu nyiringa Imana n'umurwanire mwami umurindi bitavuga Imana umurindi se gisa nawe umende mu izina ryawe nyiringa Imana bitavuga Imana byamagane ku buzima bwiwe mu izina ryawe Yesu Kristo nyiringa Imana n'umurwanire ibyo ushaka ubishake imuhigo bihige imugenzi ubigenze uyu murazi ibyo ari guteka byose ndabyamagana ndabitesha agaciro mu izina ryawe Yesu Kristo ndabihagarika mwami Yesu uyu murazi ushaka kumwica ndamwamagana ndabitesha agaciro mu izina ryawe ndamuhagarika mu izina ryawe Yesu Kristo numutabare rero umurwanirire umurindi bitavuga Imana umuntu wese gisa nawe wenda mu izina ryawe urakoze kama Yesu Kristo amen. Cyakane isura yiwe ntabwo agaragara ni umuhungu gusa. gusaka kandi cya gatanu umutwe reba hano aha gutya reba aha harogoshe akaha harasutse ubwo se urumva ari umuntu bwoko ki naho ngo mweregeye Yesu umva witaye utega amatwi ijuru ryiwe Nabyumvise. Avuga nk'abahungu avuga nkanjye. avuga nawe none se uri murabona ari umukobwa cyangwa ari umuhungu n'umukobwa ariko ndakora ntabwo ari byo nkamubwire na katube